amakosa nk'ay'ingurube ariko njye sinzi niba bo amakosa n'ibyo abaho abantu barakosa nk'ibisanzwe ariko ntabwo sinzi niba bo narabibonye nabonye ko situation yari hari yoroshye ariko sintekereza ko tutaba telefone kubona ari nimero yita of course yitabe. Hello? Yes, hello. Yewe neza. Wamenye se? Oya ntabwo nakumenye. Ni Lucky. Oh, Lucky. Cyangwa ndibeshya kumeze ute? Meze neza iminsi myinshi kabisa TESI. Twe twaraburanye Lucky meze neza se. Namenye amakuru y'uko washyingiwe. Ubukwe bwanjye ntabwo wabutaye. Urumva ntabwo nari kubona uko mbutaha. Ndi naragiye kwiga hanze none nagiye gukomeza amashuri yanjye. Uzi ko ariyo mpamvu barabuze no muri quartier. Ariko muri iyi minsi naragarutse mu Rwanda. Hari n'ikigo ndi gukoramo uko bisa kose. Namenye ko utuye muri quartier nzashaka umwanya gusure tuganire. Umva nta kibazo ni karibu uzadusure n'umugabo wanjye yarari muri konje warumpamagaye nyine turimo kuganira ariko agiye gusubira mu kazi bibaye byiza nimba wadusura mbere cyangwa se yarafashe indi konje ntago mbizi. Ndareba kuri plan mfite nzakubwira nijya kuza kubasura. Wenda byaba byiza nawe hari tukamenyana tureko ntanamuzi nzakumenyesha nta kibazo. Yego nta kibazo Lucky ni ukuri pe turakumbuwe cyane pe so ubwo rumbwe ko muri kuganira reka ndeke kubarogoya ubwo ni gahunda nini inoza neza nzaguhamagara nta kibazo ugira umunsi mwiza kandi nawe umunsi uhurize. Urakoze cyane ni ukuri Lucky. Sawa yega Lucky. Hari ibintu numva nkeneye gusobanukirwa byakomeje kunjya mu mutwe igihe kirekire. Kuki buri gihe uko musanze kuri telefone urikanga urashiduka nkabona ntabwo ufite amahoro none mbibonye no mu maso yanjye ibi ni ibiki? Ibintu ushobora kubisobanura nkamenya ibijya mbere buri munsi uko mubonye uko niba ndi gutembera gatoya cyangwa se hari aho nikoresheje gatoya mu gipangu uri kuri telefone uri aho ngaho wiheje igihe umbonye urikanze nkagira ngo wenda hari ikindi kintu. Lucky ni muneke. Lucky nyine ni umutipe twiganye twakuranye wo muri quartier nyine ari kumbwira ko amaze iminsi hanze iyo azaze kudusura mu kwerera ko umwana mwiza. Okay ntacyo ubwo nadusora tuzaba tubimenye. Yibaze no kumara ni kwanga kwitaba. Hari ibyo uzabimbwira uzambwira ikintu babikanga. Oya ntacyo. Uzewe ntabwo ujya ubona kubwira ntabwo ajya kubona ngo yikange kuri telefone. Hanyuma rero none se shuka ugiye kwa ati wawe unyura uyu muhanda umanuka cyane uzamuka nyura muri uzamuka n'uyu nguyu uri bunyuremo hari binange mvuye mu rugo nta muntu usizeyo ubwo ngiye kukureka nyine kandi wakoze kunsura yari iminsi azuri gusange mu rugo nsibuze nongere kajye mu rugo no kureba urugo nta muntu n'umwe cyane nayibe nawe utegura uzansura nzagusura sawa bye sawa mureke tureke gutinda tuje buryo umwanya ngo konje yarangiye ejo ngomba gusubira mu kazi muze inkweto ziranaguye byose mbese biri ku murongo nizere ko utazipfubije inkweto za bose ndazihanaguraga hanyuma rero ngaho murebe mugire uburyo ki munyugurira nanjye nitegure ndebe ko ejo ndi buze kujya mu kazi ndi buzinduke murare muteguye buri kimwe.
turebe ko twagutegurira sawa rero ngende ibintu byose wowe wabitunganyije gusa agiye gusubira mu kazi Sura wagiye kuvuga iki mabuja Yes, njira. muzehe yakuri mabuja watindi tabishaka amaguru oya tabishaka amaguru ase buri munsi nzajya nkwigisha kwitaba kame kubera ko njewe oya mabuja nta byakarame mabuja rero tugiye kuganira ariko nawe unyitaba nushaka kwihindura Document nyine imaze iminsi nkoraho na zose nazishize muri no folder ya. Okay, ndayibona. This one. Of course. So, that's fine. Yeah. Bro, I like how you're attentive at job. Attentive nkabikunda. My pleasure. Thank you. So, andi makuru se? Yeah, actually biragenda nta kibazo. Okay. Urumva nyine kuza gukorera hano. Bari n'ubwa mbere nyine adaptation. Of course. I get it. So, mperuka umbwira nani ku bana bashya baje ahangaha kakana sikameze ute? Yeah, kakana nabonye hari utuntu katangiye kumenyera, karimo karisanzura, karimo karakina n'abandi urebye nta kibazo. Reka nizere ko nawe ufasha akanya ko kukaba hafi. Yeah. Bo, ni byiza ndabona raporo zose warazikurikiranye. Yeah, of course, I did my best. Ndabona niyo nacumbitse warayisoje. Nahise mbibona naho mwari mugereje, navuganye nyine na secretary, naho nyapdatinga nuko biramfasha. Ibi bintu nabishoboye. Bo nkurikije ukuntu nari nayicumbitse nari nasize hagati na hagati nkeka ko n'ubundi nta washobora kuyicumbura. Nzi ko n'ubundi ibisigara njyewe njyenyine uzabyikorera. Oya kakantu karangoye nanjye kugira mpite nkamenya. Nta no kumpamagara ngo uze mbaze bimeze bite. Oya nkunda kugerageza. That's so good. Okay, so usiko boss asigaye avuga ngo ko yatwirirwana n'igihe byose ubigushiramo. mabuja rero akamagambo mani kumane burayi ndagamba oya ibyo tureke tugiye kwiganira. Raki uramwibuka? Umwitabye cyagiye shiri wanjye ari hano ntabwo mwibuka. mabuja ndawansobanuriye Raki nisi ukagambara ki uriya wacu iwawe kagasore karaka university ako ngako kari kagiye kwiga hanze. cyagi rero mabuja numva iki witari telefoni numva uvuze Raki ndavuga nti ukora ki wagambye n'ubuye ni Raki nyine wande nakubwo mu cyaro kumwe twakunze kumaga ntabwo uri kumenya. So hanyuma se aho cyakoze ndashimira byinshi. Ubaye neza urasa neza. Look smart for sure. Thank you sir. Like most of the times urabizi akenshi ubundi twakundaga guhurira mu nzira mbere yuko njya konje. So uburyo kiba witwaye mu nzira uri polite witwaye gakeya ntabwo umuntu ashobora kwimagina ko yagusanga mu ishusho nk'iyi. Urasa neza cyane. Murakoze cyane. Hanyuma kandi buriya gushimira biba ari ibintu byiza kurushaho kuko nkeka ko byongera motivation cyane pe. Kamera ngaha rero mushimira. Uri attentive ibintu bikurikirana mu buryo bwiza mbo kugira n'iby'agaciro. Warakoze cyane warahambiriye ndabona nibyo natekerezaga ko nzaza mperaho ndabona nabyo wabisoje. Nakoze nk'uyikorera. Ubu rero ni ukuvuga ngo
kuva mufite ibintu bigiye kujya byoroha. Cyane pe, I know, I try to do my best. I know. Yeah. So hari there's most project that I'm thinking. And I'm just supposing to initiate them by nowadays. Wow. You look for pleasure. Yeah. Apart from this, nyuma y'ibi ngibi ndumva hari indi mishinga. Ndindira umuntu gukoma ngiwe ahegera abana na boss ihute ntukagitinda sakuje gutinda ngayihute Bo iri ngumwe. No, I maybe remember when we were just talking on the call. You told me that there's more projects that I told you. Yeah. That's good. Yeah. You kept it. Of course. That's so fine. So, yeah. No kuvuga ngo rero ikintu intego nyamukuru ndashaka kuko hari license nyinshi nari naradimandiza ariko banga kuzimereza but mu minsi ishize ndakeka ndi muri konje ku munsi wa kabiri ngira ngo nibwo nakiriye email kuko hari ibyo nari narasabye bagombaga kubanza acceptinga and then nkabona license zuzuye. Right now, go ahead. Yes, right now I'm licensed. Okay. I'm allowed to initiate everything. So, ndagira ngo rero tuze gufata akanya ubwo urumva mfite task yo kubanza nazinguka nkareba bimeze bite bw'ikizere ari cyinshi ariko n'amaso umuntu ndebe nabo bana bimeze bite situation. Ahubwo hari igitekerezo nagize ndumva wenda twakora nka board meeting cyo kukwelcominga just like but you were supposed to do it surprise me and then you just let me know like you were supposed to do it like separate but no problem. So ubwo ndakeka ntabwo byaba bije by now ushobora kuba warabiteguye. Urumva iminsi ishize mutari mu kazi myinshi so natekereje ko twategura nk'inama impanuro zanyu zirakenewe mu bakozi. They told me that the way you live with them is better. So bari banagukumbuye ndumva rero byaba byiza tugize akantu like that. Hari ikintu aho ngaho nshobora kukubwira. Yes. Ni hano. So that's I just experienced that most of the times you ngiye guhiringa abakozi bagasanga ni igihe ugiye kubakoresha ama interviews n'ibindi bizamini ubundi binjira mu kazi bari kuvuga tuje gukora just kubera amaramuko ariko ko biri kose mu boss pressure isa nkaho itoroshye but nyine aho ngaho abari criticism ariko zishingiye ku isura isura y'umuntu ishobora kugaragara mu buryo butandukanye n'uwariwe just indani inside. So ndakeka niba waraganiriye nabo one by one they used to tell you that at the first arrival bakigera ahangaha bari bazi ko ndi umuntu ukanitse uri aho ngaho udashobora kuguhereza agahenge na gatoya but I'm humble. I'm humble. Nzi igiciro cyo gukoresha umukozi wishimye, nzi umusaruro uvamo ndetse nzi n'ibyiza byo gushyira abakozi muri condition nziza. Of course. So sinshobora kubangama. Try my best. Ni hano. Nani kuza. Uriwe muko. Makugaho. Kamera muzee. Kumera cyane. Kumera cyane na. Amakuru y'imisi. Ni meza yawe. Yamuko. Gwino. Wabwira. Oya gwino. Bariyo. Bariyo. Nimeke. So tumaze gufata akanya rero gahagije ko kuganira n'ubundi nabo turi kumwe ahubwo reka ubwo niho ugiye kuntembereza. Of course. Kuko ubwo birumvikana ko ari mushya. Ni byinshi byagiye bihinduka muri ukwezi mwari muri off. Okay. So birasaba rero kugira umuntu kugenda gutembereza just showing you how is it being done. I'm even curious. But actually you have done big work here since you are not here. Wow, thank you so much. Meze neza. Turaho. Ahase bariyo. Bariyo.
mabuja niyo. Yego, ni uriyo gusa. Ni uriyo ariyo. Karibu. Naho muri komera muzehe, komera cyane. Okay, bon, reka noneho reka ducuranga byibuze dufata akanya. Ibi ngibi ubwo turaza kubigarukamo maze kuri situation hanze uko bimeze. Then turaza kuba tubireba ntacyo. Yeah, I'll show you how it is later. Let's first travel. Yeah. That's the bad. Bimeze neza. Yeah, namwe ndabona madame yafashe neza. Kabiri kariho. Cyane pe. Ibintu biba biri mu buryo. Twavuganaga kuri phone bose. Ntabwo biba byoroshye. Komera cyane kuko nuko kwiba wabaye muremure guce. Komera cyane. Komera cyane. Nawe ngoroka inzu mbi zitaraburiye. Nyine urabona babahungu banje kuva waje imitungo bakagira uca bakayitsemba nari baye mu buyero mwana wanje. Yewe no kwihangana twarabyumvise. No se wowe kutabimenya cyane ko wari ku ishuri. Mabuja. Nakuze ni umusitsi w'ibena. Nako babikarame. Karibu bapinda ko mabuja gwino. Oya. Simba nanga kukurura amaso.